Reka tuvuge ko turi mu kiganiro maze umwe mu bo twaganiraga akambaza ati ni ukubera iki isi iri kwihuta mu iterambere. Nazo yaje nahita musubiza ko impamvu ari ukubera amakuru. Ndakeka ko nawe aricyo gisubizo wamuha. Amakuru ni ikintu cy'ingenzi twimirije imbere ndetse dukoresha umunsi ku munsi bikatuviramo gutera imbere. Dufite amakuru tuba dufite buri kimwe, tuba dufite uburyo bwo gukoramo ikintu runaka. Twese turabizi ibintu byose twagiye dukora muri iyi minsi ntabwo aribwo byavumbuwe kuko byavumbuwe kera cyane. Mu gihe cya Einstein na ba Newton ni bamwe mu bantu bavumbuye ibyo dukoresha uyu munsi. Fizike cyangwa ubugenge ntabwo ari iby'uyu munsi, twese turabizi. Gusa kuva tubikora tukabishyira mu bikorwa dukoresha ingengabihe zakoreshejwe n'abakera. Ni ukuvuga ngo amakuru yose n'amakode y'ibyo bavumburaga, ni ukuvuga amategeko, nibyo tugenderaho uyu munsi. Ntabwo byari koroha kumenya aya makuru iyo aba tutaragiye tuyabika. Kubika amakuru nicyo gisubizo cya mbere cy'iterambere ribaho ry'ahazaza. Amakuru dufite uyu munsi amaze ibinyejana n'ibinyejana, ariko kuko yari abitswe mu buryo bugoranye, niyo mpamvu no kuyabona byari bigoranye. Buri hantu ugenda uhasanga icyitwa library cyangwa se isomero ry'ibitabo. Ahangaha harimo bimwe mu bitabo bya kera n'ibitabo bibitse amateka y'isi n'imiterere y'isi. Mwese muzi igitabo cyitwa Atlas, ariko niba mwarageze mu ishuri. Ibi ni ibitabo by'ingenzi cyane kuko biba birimo amakuru ahambaye y'uburyo isi yacu iteyemo. Mu mateka ya kera dufitemo abagabo bagiye bakora ibikorwa by'indashyikirwa. Gusa ibyo ni bimwe mu byo dufite ku bijyanye n'amakuru, ariko ntabwo aricyo kintu cy'ingenzi twitaho muri aka kanya. Twe twita ku byo tubona. Gusa amakuru nkeka ko aricyo kintu cy'ingenzi, niyo mpamvu nasubiza kiriya kibazo gutyo. Reka tugaruke uburyo aya makuru yacu muri iyi minsi dusigaye tuyabika, kuko tuyabika mu buryo bugezweho. Dukoresheje ibikoresho byabugenewe bibika aya makuru, ibikoresho tubasha gufata mu gipfunsi, bibasha kubika library menshi ari aha ku isi. Mu gihe kizaza birashoboka yuko abana cyangwa se urubyiruko rwo muri icyo gihe rushobora kuzita umwana waho Yotabyte. Ntabwo ari igitangaza, kimwe n'uko umwana w'uyu munsi umwe mu babyeyi ashobora kwifata akavuga ngo umwana wanjye mwiswe terabyte. Iyi niyo ntero y'iyi minsi ndetse n'icyo kinyejana turimo, ikinyejana cya terabyte na gigabyte. Aya magambo tuyakoresha kenshi mu mashini, muri za telefone. Telefone yacu nayo ubwayo turabizi ko ari computer. Reka turebe ubwo bubiko tumenye aho butandukaniye, ku buryo mu gihe kizaza tuzabasha kunyuramo uburyo bukora. Aya materima akoreshwa muri computer ku bigendanye n'ububiko akoreshwa hose ku kintu cyose kibasha kubika amakuru. Amakuru twabonye y'ingirakamaro. Reka dusubire inyuma gato turebe aho byatangiriye. Ibintu byose mu mashini bigizwe n'imibare. Nimvuga imibare wumve 0 kugeza ku 9. Ariko computer ikoreshamo imibare ibiri yonyine, 0 na 1. Ibi babyita binary digits. 0 na 1 niyo mibare dukoresha muri computer. Ntabwo nibeshye. Computer ikoresheje iyi mibare igakoresha n'udutara twitwa transistor, ibasha kugenzura ikamenya ngo iki ngiki nicyo gisabwe, iki ngiki kibaye kijimije, ikibara gisabye. Nguko ukuntu ubu buryo ari bwo computer ikoresha. Reka tuvuge noneho ku bigendanye n'ububiko, ariyo ngingo turiho. Mbere na mbere niba dufite digit, tuba dufite cyitwa bit. Bit imwe ishobora kuba 0 cyangwa ikaba 1. Bit. Noneho iyo zimaze kuba 8 zigira icyitwa byte. Ubwo ni ukuvuga ngo niba bit yari 0 cyangwa 1, noneho ubwo bikaba bibaye byte, ubwo bivuze ko byte imwe ishobora kuba 001100 kugeza ku 8.
imibarwa 8. Nuko niba tumaje kuzuza imibare 8 tuba dukoze icyitwa byte, ariko ya mibare ikaba ari 0 na 1, 1 na 0. Byose biterwa na command ushaka ko computer ikora. Iyo tuvuye kuri byte tuhita tujya ku cyitwa kilobyte. Byte imwe ibingana n'inyuguti imwe A, B, C, D, E, kuko izi nyuguti zose mvuze cyangwa se ibindi bintu bijyanye n'ibimenyetso n'umubare byose biba bihagarariwe n'utubare 8 twa 1 cyangwa 0, cyangwa se 1 na 0 cyangwa 00. Reka tuve kuri icyo ngicyo ahubwo dusubire kuri kilobyte twari turiho. Kilobyte imwe ibigizwe na byte 1024. Kenshi bakoresha 1000. Iyo tuvuye kuri kilobyte tuhita tujya ku cyitwa megabyte. Megabyte imwe ibigizwe na kilobyte 1024 cyangwa se 1000. Iyo tuvuye kuri megabyte tuhita tujya ku cyitwa gigabyte. Nicyo benshi dukoresha muri iyi minsi. Gigabyte imwe ibigizwe na megabyte 1024. Iyo tuvuye kuri gigabyte tuhita tujya ku cyitwa terabyte. Terabyte ibigizwe n'icyitwa gigabyte 1024. Iyo tuvuye kuri terabyte tuhita tujya ku cyitwa petabyte. Petabyte ibigizwe na terabyte 1024. Iyo tuvuye kuri petabyte tuhita tujya ku cyitwa exabyte. Exabyte ibifite petabyte 1024. Iyo tuvuye kuri